Yesu nashimwe cyane. Ndabasuje mu izina rya Yesu Kristo, bakristo b'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda. Bene data muri uyu mujyi wa Kigali, abari mu ntara, abari ku migabane itandukanye, nshuti zanjye, bene data, munyemerere duhereze Imana icyubahiro. Imana izinze ijoro, izinguye amanywa, irabyongera irabikoze, ipfumbatuye igipfunsi cyayo, iguhaye guhumeka. Icyo ni ikintu umwana w'umuntu uwo ari we wese atagiramo uruhare. Ibyo bikorwa n'ineza y'Imana n'imbabazi n'urukundo byayo, nibyo bituma Imana yongera ikavuga ngo baho ukabaho. Imana nishimwe, ca bugufi, icyubahiro ni icy'Imana. Hereza Imana icyubahiro mbere ya byose. Mbere y'uko ujya muri gahunda zawe, banza Imana muri business yawe uri bukore uyu munsi. Banza Imana mu rugendo ugiye gufata. Banza Imana ku muryango wawe. Banza Imana ku bawe no mu byawe. Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro, Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro, irongeye irabikoze, itugiriye neza. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Nakubwira ngo ushime Imana muri iki gitondo cya kare, wowe tubana muri iki gitondo cya kare, unezezwe n'Imana mu mutima wawe. Wongere uzamure kwizera, wizera imbaraga z'Imana ku buzima bwawe mu byawe. Ongera uzamure kwizera ko imbaraga z'Imana arizo zakuneshereza icyo kigeragezo. Zamura kwizera, wongere witegereze imbaraga z'Imana zagukuye muri cya kindi cyari kigoye. Ibyo ntabwo ari byo byayinanira. Imana ishimwe. Ubwo burwayi ntabwo ari bwo bwananira Imana kugira ngo igukize. Ongera wizere Imana, uzamure kwizera. Urwo rugamba uhagazemo ntabwo byananira Imana kukumbanya abo babisha bawe, ahubwo zamura kwizera. Imana ishimwe. Imana niyo yakuneshereza, ikubaka ishimwe rizajya rituma uvuga ushima Imana, abantu bose bagafashwa kandi bakongererwa imbaraga. Imana nishimwe. Rero igitondo nk'iki tubyutse tunezerewe Imana, tubyutse dushima Imana yacu. Imana ihabwe icyubahiro. Muri kumwe na Bishop Leonire, umushumba w'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda. Turacyari muri teme yacu yitwa kunesha. Imana nishimwe. N'umugaba w'ingabo mukuru, n'umurwanyi n'umuneshi. Hanesha uwarwanye, hanesha uwahagaze ku rugamba, hanesha rwose umuntu uvuga ati narwanye n'iki ariko ndakinesheje. Wowe nta mbaraga ufite zatuma unesha icyaha, nta mbaraga ufite zatuma unesha iryo rari ry'uwo mubiri wawe. Niyo mpamvu muri iki gitondo nkubwiye ngo kunesha kwawe kugomba guturuka ku Uwiteka. Kunesha kwawe kuraturuka ko wakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe muri wowe, hanyuma ukajya ugenda wishingikirije ku Mana yawe. Wagera aho udandabiranye, wagera aho byanze, ugahamagara imbaraga z'Imana mu buzima bwawe, ugahamagara imbaraga z'Imana Mwuka Wera kugira ngo akubashishe kunesha icyo kigeragezo, kunesha icyo cyaha. Imana nishimwe. Twasanze umuntu arwana intambara ebyiri. Hari intambara yo mu buryo bw'umwuka, mu mitekerereze, mu migambirire. Iyo ntambara rero iyo uyinesheje uhinduka umuneshi mu buryo bw'umwuka. Kandi iyo unesheje mu buryo bw'umwuka ukanesha icyaha, biguhindura ukomeye mu buryo buri fizikali, mu buryo bugaragara. Uhinduka ukomeye. Iyo wamaze guhinduka ukomeye rero, ubasha no kunesha noneho intambara zo mu mubiri zisanzwe. Mbese navuga ubasha kunesha intonganya, umuntu agutonganyije. Ubasha kunesha se ushaka kukurwanya, kuko wabashije kubanza kunesha intambara yo mu mwuka. Izo ntambara rero uko ari ebyiri nizo duhagararamo. Duhagarara ku ntambara zo mu mwuka zirwanira mu mibiri yacu, zitwoburija gukora ibyaha. Izo ntambara zizanwa na Satani n'abadayimoni, arizo bahagararaho bakakuteza iruba ry'umubiri. Ukumva urararikira ubusambanyi, ukumva urararikira ubusinzi, ukanywa ntuhage rwose, ukumva urararikira ibiyobyabwenge,
kumva urararikira ibintu by'urukozasoni. Iryo ruba rero ry'umubiri rikongezwa umuriro na satani n'abadayimoni. Ariko iyo wakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, agatura muri wowe, akaba ari we uyobora, ugenga ubuzima bwawe, ugenga imitekerereze yawe n'imigambi yawe, icyo gihe Mwuka Wera abasha kunesha kamere, abasha kukuneshereza kamere, ukumva urabizinutswe, ukumva ucitse intege zo kuba wajya muri ayo mabi. Imana ishimwe. Icyo usabwa rero ni uko utarava ku rugamba, urasabwa kwicara usenga Imana, urasabwa kwicara usaba imbaraga z'Imana kugira ku rugamba uhinduke umuneshi, unesha icyaha n'igisa nacyo. Hanyuma urugamba rw'umubiri, tuje mu mubiri, ni wanesha ibyaha, kuzura Mwuka Wera, urugamba rw'umubiri kurunesha bizakorohera. Gukwepa abagushoraho imanza z'amagambo bizakorohera. Gukwepa abagukururira mu busambanyi bizakorohera, kuko mu mubiri wawe ntarari rikwakamo uzaba ufite. Kunesha uzabasha kunesha mu buryo bworoshye, mu buryo bumwe ndetse n'ubundi, kuko wuzuye imbaraga z'Imana. Imana ishimwe cyane. Munyemerere dusome ijambo ry'Imana, urwandiko Pawulo yandikiye itorero ry'Abefeso, ni ibice 6, umurongo duhera ku murongo wa 10. Handitse ngo uburyo bwo gutwara intwaro z'Imana. Imana ishimwe. Ntago wanesha n'umusirikare ku rugamba, anesha kuko afite intwaro, afite imbunda, afite amasaso, afite za bombe, afite n'ubumenyi, kandi afite n'imbaraga. Ijambo rero riratubwiye ngo uburyo bwo gutwara intwaro z'Imana kugira tubashe kunesha. Ntago wanesha udafite intwaro. Dusome mu izina rya Yesu Kristo umurongo w'10. Ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Yesu Kristo nashimwe. Kugira ngo ube umuneshi, kugira ngo uneshe, Pawulo agiriye inama Abefeso. Nanjye nk'uko iri jambo ry'Imana nkubwira muri iki gitondo cya kare ngo rikugira inama. Jambo rirakubwiye ngo ibisigaye rero ukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Nukomere nubwo intambara ikakaye, nukomere nubwo uri kurizwa amarira adashobora gukama, ukomerere mu mwami wacu Yesu Kristo yaranesheje, nukomerere mu mbaraga ze n'ubushobozi bwe bwinshi. Nukomere wumva uri muri Yesu Kristo, nukomere wowe uri kurengana, nukomere wowe uri ku rugamba runaka, nukomere wowe ufite inzara, nukomere wowe ufite ubushomeri, nukomere wowe uri kugeragezwa mu buryo bumwe ndetse n'ubundi, nukomere wowe ugeragezwa n'uwo mubiri, ubwo burwayi bwashoberanye bwananiye abaganga. Ijambo ry'iki gitondo rirakubwiye ngo ibisigaye ukomerere mu mwami no mu mbaraga ze n'ubushobozi bwe bwinshi. Komera, shikama mu Mana yawe, wakire Yesu Kristo rurangiza rwa burundu, ukomere ushikame mu mwami Yesu Kristo. Aragukunda, bakwitaruye bigizeyo, bagukobye bakwisa amazina. Shikama ukomerere mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Imana ishimwe cyane. Ijambo rirakomeje reka kubwira ngo mwambare intwaro zose z'Imana. Ni wambare intwaro zose z'Imana kugira ngo ubashe guhinduka umuneshi, uneshe ibyo byose, ngo kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Ambara imbaraga rero z'Imana, uzazambarira mu bihe byiza byo gusenga. Izo ntwaro uzazambarira mu bihe byo gusenga. Izo ntwaro uzazambara mu gihe ukora imirimo myiza. Izo ntwaro uzazambara wihana. Izo ntwaro uzazambara yewe wuzuye gukunda Yesu, wuzuye kumva unyuzwe n'Imana. Uzambara intwaro zose z'Imana.
igihe cyose wumva Yesu Kristo aguhagije, igihe wumva Yesu Kristo ari byose kuri wowe, wambare intwaro zose z'Imana. Imana nishimwe, Imana ihabwe icyubahiro cyane, ngo kugira ngo uhagarare udatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Imana idugire neza, ngo kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ngo ahubwo dukirana n'abatware, n'abafite ubushobozi, n'abategeka iyi si y'umwijima, n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Nuko rero mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi, kandi murangije byose mubashe guhagarara mudatsinzwe. Imana ibagiriye neza. Icyo nakubwira kugira ngo uhinduke unesha, nuko ugenda wambaye intwaro zose z'Imana. Uyu ukomeje izo ntwaro urazibona ku mirongo ikurikiye. Ndakwifuriza rero kunesha, ukanesha icyaha, ukanesha imigambi n'uburiganya bwa Satani, mu izina rya Yesu Kristo. Muhahe muronke, mugendane n'Imana. Imana ibagotesha ingabo nto n'inini. Shalom shalom. Umugabo w'ingabo